Muraho neza nongeye kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha y'Imana ibagereho. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku gakiza. Agakiza ni iki? Ni ukubera iki abantu bitiranya agakiza n'ubukire? Ubukire bw'isi n'agakiza ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari igihe umuntu ashobora kugira ubutunzi cyangwa ubukire bw'isi ugahita wumva ko nyine ufite n'agakiza, abenshi niko babyitiranya. Ariko agakiza ni igihe Imana ubwayo ikugirira ubuntu, ikakwihamagarira, ikakubwira ati hinduka, nkurikira, ukurikira inzira zanjye, nkuyobore. Ibintu byose ukoze ukumva ko ubikoze ubikoreshejwe n'Imana, ari igushoboje, atari ukuvuga ngo ni wowe ubwawe ubyishoboreye. Kera rero ntarakira agakiza, ibintu byose nakoraga numvaga ko mbikoresha ubwenge bwanjye, ugashyiramo ubwenge bwinshi, ugashyiramo umuhate, ugashyiramo ingufu n'akabaraga, bimwe abantu byateye abantu bavuga. Ariko iyo umaze kwakira agakiza ukemera guhinduka, ukavuga ati Mana, sanze ntashoboye, ni wowe ushoboye, nyobora inzira zawe, aho ngaho nibwo ubunesheje. Kuko ibintu byinshi ukora ubikorana umunezero, icyo ni icya mbere. Ukumva ko ushimishijwe no gusabana n'Imana, ukumva ko uyegereye, cyane cyane iyo wakira agakiza umenya Imana kurushaho, ukumva ko wisanga mu buryo bw'umwuka, uhora usendewe, wuzuye, usabana n'Imana, aho kumva ko uri mu isi ukora ibintu byawe ku bwawe. Aribyo benshi baba bibwira, cyane cyane ari nabyo bituma abantu bibaza bati ese ni ukubera iki abantu bose bajya kwakira agakiza ari abantu benshi tubona biba byayobeye, cyangwa se abantu b'imburamukoro, cyangwa se abantu badasobanutse. Aho nakubwira nti abantu burya iyo bakira agakiza ni imbaraga n'ubutwari burenze kamere ku buryo udashobora kwiyumvisha utarakira agakiza. Akaba ariyo mpamvu benshi batabyumva, kuko baba batari bakakira ku gakiza. Iyo umaze kukakira ubwawe nibwo ubona agaciro k'agakiza, kuko uba winjiye mu yindi si, navuga irenze kure iyi si y'umubiri turebesha amaso. Aya maso y'umubiri iyo umaze kuyasimbuza amaso y'umutima, ugasobanukirwa neza ibigendanye n'ijuru biciye muri ako gakiza k'ubuntu bw'Imana wagiriwe, nibwo utangira kwibaza uti se Imana, nabagaho cyangwa ntabwo nabagaho? Kuko birenze ibyiyumviro n'ibitekerezo tubonera muri ino si, tuba twibaza, twivuguta mu bintu by'isi, ngaho nagiye muri ibi, nagiye muri ibi, nagiye muri ibi, kubera ko ukoresha imbaraga zawe n'ubwenge bwawe wiyumvisha ko ushoboye. Hari ibyo bishyiramo izo ngufu, wumva ko ari izawe ukabishobora. Ariko kugira ngo wakire agakiza nyabyo, wumve ko ubaye umuntu w'Imana, ugomba kuvuka bwa kabiri, ukabatizwa, ugahinduka, imico mibi wari wiyiziho ukayireka, ukayishyira hasi. Nk'ubu nkanjye navuga nti ibintu byo kunywa amayoga, ibintu by'amatabi, ibintu byose mbona bitaganisha mu nzira z'Imana, byose ushyira hasi. Ushyira hasi, ugahinduka, ukemera, ukaba mushya, ugatangirira kuri zero, ukemera Imana ikagufata akaboko kakuyobora. Iyo wemeye rero ngo Imana igufata akaboko kakuyobora, ntabwo ushobora kuyoba. Ntibibaho, nta na rimwe ushobora kuyoba, kuko uhora wuzuye umwuka, wifitiye icyizere muri weho, kuko uba uzi neza ukuri kw'Imana, aho yakuvanye n'aho yakujyanye n'aho ikugejeje. Ibyo rero nibyo bituma buri gihe uhorana morale, ugahorana umutima usukuye, ugahorana kumvira, utega amatwi iteka ibyo Umwuka Wera akuganiriza, agusaba icyo agutegurira. Ndakubwira neza ko iyo wemeye ukakira agakiza ntawe katagucisha. Ndabivuga mbisubiyemo, ni kera numvaga ko ubwenge bw'isi, amasiyanse, ibyo nanyuragamo byose numvaga ko ufite ubwenge bwa muntu nabyishoborera. Ariko hari igihe Imana ikuha ikigeragezo. Hari benshi bavuga ngo abantu benshi bafata agakiza ni ababa baranyuze mu bibazo. Tubifate ko ari ibibazo. Isi ishobora kuba ibibona nk'ibibazo, ariko imbere y'Imana ari ibisubizo. Ibyo bintu biratangaza cyane. Hari igihe ushobora kubona ikibazo ukakinyuramo kubera ko igihe ukinyuriyemo nyine ku bwa muntu nk'umubiri uba wumva ko ushaka kugisohokamo
ipfunwe ry'abantu bakubona, isoni ry'abantu bakubona. Ariko iyo ugize Imana, Imana ikaguha agakiza, ikabyorosa, ikaguha agakiza. Ibyo bibazo byose unyuramo wivurugutamo ikabyorosesha agakiza, ukabirenga, ukambuka icyo kiraro. Ariyo nita kwambuka inyanja itukura yawe yo muri Egiputa. Iyo umaze kwambuka iyo nyanja yawe itukura muri Egiputa, ukakira agakiza kakakuyobora, ijambo ry'Imana ukaryinjizamo, ugahinduka. Ntuhinduka kubera ko uhinduwe n'ibibazo, ahubwo uhinduwe n'umwuka w'Imana wakujeho, ukawufatisha amaboko yombi, ako gakiza kakihambiraho, kakizirikaho, ukavuga ati ntabwo kazancika. Ukaba umuntu w'Imana, wemera Imana bya nyabyo, wasomye ijambo ryayo ukaryirangiza kuva ku ntangiriro kugeza ku mpera mu byahishuwe, ukongera ukarisubiramo rimwe kabiri gatatu, ugakurikiza ibyo Imana ikubwiye, agakiza ukakarambaho, ukagahamagarira n'abandi. Aribyo ntabwo mbifuriza. Ndakubwiza ukuri kwambaye gusa ko nta kintu na kimwe mu buzima gishobora kukunezeza nko kwakira agakiza, ukabatizwa, ukemera kuba umuntu w'Imana koko nk'umugambi wawo w'Imana yakuremeye ikuzana hano kuri ino si, ukaba kuri ino si. Wakibaje ahubwo se kuri ino si uhari ute? Urahamara iki? Nicyo ukora muri ino si? Nicyo uhamara? Wibaje n'iki kibazo ukakisubiza, ukamenya ko ari umugambi w'Imana w'ubugingo buhoraho mu gihe tumaze kuva muri uyu mubiri. Niba ushobora kuvuga uti burya agakiza karuta ibintu byose byo kuri ino si, kuko kazakwambutsa atari kuri ino si gusa, ahubwo no muri buriya buzima tutabonesha amaso y'umubiri. Kaba navuga nti rero agakiza uko abantu bagafata bagasuzugura cyangwa baseka bakijijwe, nakubwira ati muntu uzi ubwenge, inzira z'ikigendwa, ngira ngo urabona ibibera kuri ino si muri ino minsi. Egera Imana, kuko Imana ivugisha abantu bose igihe cyose. Ariko wakira agakiza, numva ibyo umubwiye, agatega amatwi, akitaba karame, akemera Imana ikamuyobora, ikamufata akaboko, ikamuyobora, kuko idashobora kumuyobya n'iri na rimwe bibaho, ntibishoboka. Uzarebe nta muntu umwe mbona wakira agakiza ukaregreta, ushobora kugwa. Nuguye nawe aravuga ati nene nakira agakiza ndagwa, ariko narongeye ndabyuka. Kubera iki? Kubera bya byiza yakabonyemo, bwa busabane n'Imana yabonyemo, yarungurutseho, areba uko agakiza kameze, aravuga ati ubu nibwo buzima. Nk'ubu nanjye ntawe ushobora kuvuga nti nasubira mu byo nari ndimo, nzi uburyohe bw'agakiza. Nta nubwo byababarirwa, ibyo ni bitababarirwa. Nuba wifuza kuvuga ngo ako gakiza ufite ntago ari agakiza, nabivuga kuko ariko arabizi ko ari agakiza nyagakiza, kuko ibyo nakaboneyemo, ijambo ry'Imana nakungukiyemo, umwuka w'Imana nakungukiyemo, imigisha myinshi nakungukiyemo, no gusabana n'Imana, no kumva uhora wishimye kubera ko usabana n'Imana warungurutseho. Nicyo kidukomeza ingufu z'umwami wacu Kristo Yeshua Hamashiach wadupfiriye kugira ngo dukire. Niho ubonera igisobanuro cy'uriya musaraba, ukumva neza ko koko usendere umwuka wera, nta n'umwe ushobora gushyikura aho Imana yaguhaye ibyicaro kugira ngo uyikorere. Nimureke rero twakira agakiza ku bwinshi, dusobanukirwe ijambo ry'Imana ku bwinshi, dushyiremo imbaraga zikomeye mu gakiza aho uzishyira mu isi, kuko isi ifite abayo, n'Imana nayo ifite aho yateguriye abayo. Ntuzisange uri aho utagomba kuba, aho uzisange uri aho ugomba kuba ibihe byose n'ibihe bizira iherezo. Nkaba nkwifurije rero kwakira agakiza, ugasoma ijambo ry'Imana, ukarikangurira benshi, kuko ingororano yawe iri hariya heza. Amen, amen, amen. Abashimiye, mukomeze mugire imigisha y'Imana n'amahoro y'Imana. Naho ubutaha, Germain Muhirwa, imigisha ibagereho uko bikwiye. Amen.